iri kuri concert ira concert Melody ntabwo asanzwe that's it yatubwiye agereranije nande atubwiye ko adasanzwe ugereranije nande birahagije sande duto abafana banje mwubaye brand ya Ben mwe kumuvuga nabi mwe kumubwira amagambo mabi bira ni umuziki usanzwe nshobora kuba nabyutse neza ejo akanyigaranzura cyangwa se akanasohora umuhiti none ibintu bigahindura isura kuko impano n'Imana itanga nta stock tugira y'indirimbo. Amen. Tubahe brand zacu kandi tubikorera umuziki ibindi rero kuba ntari agafu k'imvugo rimwe ntimukarare mutabitekerejeho. Bwa mbere kuva nabaho Bruce avuze ibintu by'ubwenge ntashobora kumva ntashobora kwemera abantu bafata Ben bakamumanura ibyo si byo n'abafana banjye babikora. That is not kumumanura gute great nyine kugaragaza ko ari umuntu adakomeye ntabwo ndekanye n'ubyemerewe. ndashaka noneho ndashaka kubwira uwo mukongomani wawe njyewe ndi umuhanzi number 1 dukora akazi kamwe twemerewe gukompeta twemerewe kujya mu marushanwa. Abafana mugira umutima mwiza muvugana urukundo mwe ku brand ya Ben ni brand ko nyuma brand ya Ben ni brand nini natobara kuba kukanje ubwanjye kubera ko nanjye mu muhanzi competition turagira ni competition uzamo imvugo z'urwango oya ntabwo byemera simbifana kabisa. Competition ni competition mwana bicunga no kuri stage nta magambo mabi nigeze mvuga ntabwo nigeze ni entertainment. umufana wa Melodaze amwe uba bigenze bite iyo utagira ubwenge n'amatwigira wakugurira iramanuka nayo tegereza urareba akaza tukaba turi hano nyine hamwe dukora imiziki. ni mwashwanyuranye gukora indirimbo na Diamond. Oya ntago twashwanye kubera twe Dumba ntago bashwanye. Aba bantu bari kwandika ibintu byenda kumera nk'ingoma abantu bari kwandika ibintu byenda kumera nk'ingoma ya Element. Stop it please. Ako Dumba kucyunyanga Dumba ntago twashwanye Dumba ntago mwashwanye Bruce are you for sure ntago twashwanye n'ubu ngubu turavugana n'umuniga wanjye tu n'umujama wanjye ko niyo ngiyo ni business ku ruhande kandi rega kubera mutagera ibwami mubeshwa byinshi. Dumba ubuse abantu bari bazi ko mvugana na Melody barubizi wowe bari bazi ko muri abana natwe twari tuzi ko mutavugana none se singuyu amajyara twari tugeze wowe itawishiraho turagaruka iwawe kuki munkuramo katurangiza ibya Harmonize amagi Harmonize twarararanye Musanze nanjye ndimo. oya ntukisibere nimushaka mu manure ariko nimba abahanzi none se kutavuga igiswahili wowe uvugana nawe mu ruhe rurimi unataka niongee wapi niongee aho ndakotoye godfather wa Dumba barira ku motos ngo niongee wapi abahanzi ntago bajya bapfa gushwana. Bruce dukomereze njye mfite amakuru ko Harmonize yari yakurakanye. Man nje rero ukuntu mvuga inkuru zicika rezo man nkumbuza ahantu twari tugeze kabisa. Twageze kuri gambari gukomeza abandi kuri Harmonize ko atakurakariye kandi amakuru nyafite ko Harmonize yarakurakariye kubera wakoranye indirimbo na Diamond. Oya nabigeze ndakarira ntari amakuru ufite ni mabi niyo mpamvu udakwiye no kuyatangaza nyirubwite mpibereye. Dore nico rero nakubwiraga kare nta muntu ujye umbeshyera mpari we Dumba muzafaru nayo natangaza nigeze nyatangaza ubuse uri kuyakata ndimo ndakubaza usubize uri kuyakataza ndimo ndakubaza usubize ndi gusubiza ntabwo nigeze Bombo Club Godfather igaragaje arimo arasaba uya niko basaba niko asaba oya ujye uvuga ibyo bakobashije Dumba abantu muri kumbaza ibyo mu Bubiligi. Thank you very much my brother. Ni mu kwa gatatu
ndi mu marepetisiyo kubakorera ibitaramo byiza kandi ndashaka ko duhindura urwego rw'ibitaramo nk'abanyarwanda. Dumba mutapingira screen mutapingira screen. Yeah, reka mbanze nshimire Godfather. Thank you so much, sweetheart. Dumba Godfather munsabira akazi kwa Bruce Ampaye Melody. intare yakana yikunda kubi. Kwa Bruce Melody Munsabira ibitaramo nanjye bama akazi. Ejo bundi wasize tentire mu mutwe usigara mu bafana. Niyanjye nshatse nashyiramo black shampoo. wahaye inshuri iwahaye Amag the Black arasaba akazi. Amag dufite ibitaramo byo kuzenguruka igihugu tuzagendana. Urakoze cyane ntago ndi Bruce nubivuge nubikore. Eko se Dumba kuki uhorana akantu ka negativity. Negativity Bruce turagushimiye Bruce, reka ngushimire kino kinini bumwemereye Amag ko muzagendana. Oya ariko kwisabira mujye mubyemera. Oya ni byiza Amag ni byiza cyane. Nubikore Bruce nubivuge nubikore. Dumba Amag akurusha abafana muri iki gihugu. Amag ntago ari uwo kujya imbere y'abantu ngo ntibishime, ndabizi urwego rw'ibyishimo yatanga twarakoranye twarabaye. Hari n'urwego mwubahaho ku buryo ibyo bintu bitakakwiye no kuba biba urebye n'ibi biri kuba bitakabaye. Rero wibishyashyariza wibyongeramo utundi tuntu. Dumba Melody gushyashyariza noneho ubikuye. ari gushyiramo utunyuzo n'ibintu byose byihorere. Bruce ngenda kubwiye ati ibyo uvuze uzabikore c'est tout. Ubusa kanyafu navuze sinagakoze. Wigeze ubinyibutsa. Aba se ndakubwiye ko kanyafu wagakoze. Mosa Ndakureba. Dumba guhamagara inshuro zingahe? Dumba kuza kwirukanwa. Dumba kuri buze kwirukana Dumba kuri bwirukanwe. Nyamara mwaherinze umuvugizi mubi. Murashaka mvuge ko wamukubisa akanyafu. Dumba ko wabyemeye. Umuvugizi wanjye. Ndashaka mureke challenge tuyigereho abantu ba Melody bari abumva 001 tugere kuri 200k hanyuma abamvuka mbabwira basa abantu bari kwandika bya Tombe babireke kabisa. Ibi bari he reka okay ngiye gutangira kubora. Reba muri Sami ni uri kwandika turamyutinga umva Godfather. Yeah. Ikibazo njye ngirana na Melody iyo duhuriye mu kazi ntago aba ari ba mu Melody nzi. Byabaye akazi tukongera guseka. Dumba nabyaze Amag. Mbabere uzabisobanurire Dumba. Iyo ngeze mu kazi nta bindi bintu ntabwo kazi. Simba nkuzi uzi ko ntanamubwira ngo nta mikino. Tike wenda nyuma twavugana narangije akazi. Amag Imana ishimwe kuko imoje kuri icyo kintu n'abandi bantu bose tubana tubigiranamo ibibazo. Ndababwiye ko umwanya w'akazi ari uw'imikino. Nta mikino ibirimo. None se ubu ngubu ko ngewe nje gusabiriza akazi nasabye nakukoze n'akazi nyine no gusaba akazi n'akazi Amag. dufite experience. Aracyaporodinze umudage Inde ya porodinze iki reka mbereke. Erega baba bakora umusaza baba bakora abana. Amudage akora nk'umugezi cyangwa umutima ni udahagarara. Ni episode ya mbere ashyira ya kabiri mu kanya. Mu kanya rata episode ya kabiri. Niko shaka icyo yigoye. Uwo ninde? Reka mu promoting yo katsindwa. Dumba hana abana barakora bro. Neho. Mwisa irangira. N'ikiganiro kitararangira. Ariko mumenye ko nanjye mba ndi active mba nakubonye. Ntari binanjye ariko mba nasabye akazi mwana. Nasabye akazi. Umeze neza. Amag. Yo. Ngaho ujya kunywa amazi. Nta mazi ndi bunywe kuko ntago njyewe ndi inka. Nyutinga gato yureka abandi bavuge. Bavuga iki se ko njye mba akazi ndakabonye. Ngaho nyutinga Mike iragushimuta pana. Uziko nta muntu ukiri gusura.
ako wabyumva bari Thank you, CK. yishimye cyane Amaji cyane rega Godfather. Noneho umusaza mwemereye akazi buriya ashobora kuvuga kugeza ejo bro. ariko sike wangereje hamwe ku 50,000 ukigaragaza ku bantu 3,000 bari kumbaza amatariki sike ngeza ku 50,000 abantu 3,000 baraba bakubona tumenye umukiro wari vukufu yawe ntukajya upfukiramo Dumba wagwa Ayo matariki yo mu Bubiligi gusa ayo matariki yo mu Bubiligi rakameza ati amatariki yo mu Bubiligi tuzajya mu kwezi kwa gatatu amatariki ndaza kuyatangaza ndaza gushyiraho posta mumfashe duhindure umuco w'ibitaramo y'abanyarwanda dukorera mu mahanga ngiye nkunda guhindura ibintu nkunda ko ibintu byacu bikura kubera iki buri gihe dukora ibitaramo bizamo abantu bakeya iki kindi wahinduye nahinduye imitekerereze yawe uva muri analog uba digital we wa musazi utekerezaga mu biti gusa none ubu ngubu utekereza no ku Melody wasubiramo n'iryari uzaba uri mu Bubiligi nzaza mu kwa gatatu turaza gushyira amakuru yose hanze ndaza gupostinga n'ubundi murabibona amakuru muraza kuyabona ariko n'ukuri mureke turekera gukora udutaramo dutoya natwe dutangire gukora ibitaramo binini kubera icyo abandi bana bakora ibitaramo bakagira 10,000 20,000 twebwe buri munsi tukaba turi muri 2-3 5 cyangwa 300 kandi ukabona abantu bameze nkaho bikwiye koko ibyo turi gukora bikwiye ibi bintu ntibikura ko ari byo bamasamba bakoraga guhera muri za 40 kuki ari byo tugikora nona abantu 5,000 muri Europe nabo Opo nyonyo nzaba mpari Christelle Chérie merci ntabwo nawe wese iryo jambo riransetsa Upo nyonyo riri narumiwe kabisa mwakoze cyane muzabe muhari ariko nukuri kose abafite ibitekerezo abafite inyunganizi uko twabigenza kugira ngo tuzamure urwego rw'ibitaramo dukora mureke dushyire hamwe dutangire gutegura ibitaramo binini ni naho inyungu nini iva n'abapromota babimenye igitaramo kinini cyunguka neza kuruta igitaramo gito icyo bisaba ni iki urumva twebwe abantu ntabwo tuba tuhaba nk'abahanzi namwe muhari reba nk'abantu hari nibadumba birirwa kuri live yahavaga itajya mu giti nawe ntabwo ababizi neza nuko babeshya arabesikaminga ni abahanga muri ibyo bintu twakegeranyije ubwenge natwe tukazana ibyo tuzi tugashyira hamwe tugatangira ibitaramo binini birasaba iki uko ariga mujye mwibuka ko uretse gato mujye mwibuka urangira ibyanze kuvuga ubirangize ugende wiryamire ntuwongere no kubyibuka sibyo uko nyumva ikintu twamenya Melody mbaka negative mind baba bafite nuko nababwiye ngo nzabacapa gako nikunda mugira ngo ni umunsi nk'iyambere mata iyi nkoni kumanza barara bayirota nukujya nyibibutsa cyane nta muntu wakubisaga koni Dumba washaka kurucaringa iyi nkoni agakoresha iki ariyo mpamvu Dumba washatse Dumba agakoresha iki uvira tombe none wamubwiye ariko ko basohoka mbere abava kuri iyi live mbere bari imana izabahana oya sha mureke ngende rero mureke ngende genda uryame amafaranga yawe uyavangure n'ayanjye kandi akazi ndi tayari kugakora urakoze cyane kandi ijoro ryiza ntabwo ari umusezerera ntabwo ari uwamuzanye wamaze kubona akazi wamusabiriza ibategereza amafaranga Amaji live arayisoje arayisoza yayitangije n'abamanutse nk'amafaranga yawe yavangure n'ayanjye barayavanguye hari umuhungu witwa Pfunsi w'i Kanombe amajara muzi Pfunsi muri 2015 Jesus Oh my time B ibintu urimo urakora nubwo utarimo urabinkorera ariko urimo urakora ibintu byiza reka tumanze twumve Pfunsi man Pfunsi ni inshuti yanjye na Maji Pfunsi yaramfashije ngura ikibanza yamfashije gukora utuntu twinshi amfasha kugura ikibanza i Kanombe yarumva arakinshakira arakindangira birarangira Pfunsi yakennye arampamagara akambwira ngo ariko kari akabanza bagashyira ku isoko ubwo naka abakubwira akabanza ati akuyakuguriye ntabwo yakanguriye yarakandangiye amfasha no kunegosiya nyine turakagura Pfunsi ntabwo ndamumenyera
kumyitinze Funsi numwe amajigeze gutuma igicupa cya ntuza cya coca iyo pfunsi agize akantu k'ubukene ahita ambwira ngo kakabanza ngashyire ku isoko se menye uko nibarira amayange none uwo muco yawigishije amaji aravuze ngo amafaranga y'inyavangure ntayange amaji ko tutarakora uwo yabanza ubu yabitse uyashyire hariya ye ushobora kuyakoresha wanayata banayakwiba bashobora no kuyiba uretse gato n'amatariki y'ibitaramo ntabwo aratangazwa none amafaranga ye reka yaba ari ku ruhande tuwayo kuzenguruka igihugu irahari turi no gushaka gukora ibitaramo muri Amerika no muri Europe uyu mwaka n'umwaka wo kwihurira n'abantu imbona nkubone tukabaha ibitaramo n'umuziki mwiza ubwo rero abantu bikundira ya miziki yanjye n'abandi bahuje ne bake hano tuzajya duhagurukana mugiye kubona konseri nziza zirwanaho ariko Musa nubwo amagi abaje akabivanga ariko tuzishima nitubona mwazengurukanye igihugu nk'abantu b'abavandimwe Musa tuzabikora kandi ibyo ni petit problème merci tuzabikora kandi neza cyane muzabibona erega aragukunda nuko akwiyenzaho aragukunda ariko akwiyenzaho kugira umunsi abere gusohora indirimbo amaji buri gihe muzajya muza ni wowe uzamuha motivation ntabwo nzamuha ibitaramo n'indirimbo wowe no uzamuha motivation erega Musa iyo ajya ku makamera akavuga izina ryawe aba yumva ko yenda wamutereranya ariko niwe uzamumotiva azabikora ndabizi oya nyine muri iyi minsi nihaye akantu ko kuvuga ngo nasohore izihari izafite izo recordings kubera ko mu bitaramo nizo tujyanayo niza kera turazikeneye ariko playlist ni ikintu cy'ingenzi umuhanzi umuhanzi akwiye kuba afite playlist akwiye kuba afite indirimbo nyinshi zo gucurangira abantu acurangira abaririmbira ngira indirimbo mbizi neza ko zitanarebwe cyane ariko iyo ziperforminze zifasha abantu nyine byahatari ku buryo ubona zikora igitaramo nyine kikahinduka igitaramo biba ari byiza sinzi niba yenda na kondisiyo umwemeremo iyo tuwa iyo yari arimo yanacyumvise yenda yahita ajya no muri studio sinzi igihe uzagikorera ikibazo ni uko avugira ikintu ahantu hatariho yego ntabwo mpasuzuguye ko hatari platform nziza yo kugusabiraho ariko nka kondisiyo ahubwo ariho kugira ngo abakunzi be bazaze n'abanjye babyumve no ariko we ku giti cye yakumvise ko wamwemereye se kandi yiteguye ngaho bava kuri ibyo bintu bya ntuza nawe utangiye kuvuga amahomvu tuzabikora kandi bizagenda neza tugaruke kuri ntuza ahantu hanya ho kuvugira ni hehe atari ahanyaro ni hehe kandi abanagerageje no gupromotinga niyo tuyizaba navuga system yari arimo amagi ngaho mutinda ugufite ishaza mwana ntabwo ari ishaza ngomba kuba kibura ntabwo ari ishaza no gukebura ravashe w'umurundi ndashaka uzamuke warakomeje kuzamuka ni umuhanzi ariko uyu mujene sinzi niba Melody amuzi ravashe urahari ni Alvin Smith yitwa ravashe ni Alvin Smith nyine nuko yita ravashe azirano nagatazirano Alvin uramuzi Melody ntago muzi kabisa ntago turahuza ntabwo murahuza ni umujene ushoboye kandi ushobotse Gomba garuka ngwino dore nguyu umuntu wawe yaje hasi reka bazamure yende sobuja Ben muyoboke sorry umuyoboke umuyoboke se ni Musa ariko abantu bakora umuziki ninde wabaroza ijoro ina wakomeje kumpamagara kandi ndi hano niko ufite ubwira Melody Godfather Melody ndamufitiye byinshi namubwira okay you know that ndi umumama ukuze gatoya ukunda entertainment ariko kuri deal ya Melody na The Ben ngendera ku mibare so kuri kuri performance yiwe muri Ottawa nari mpari no kuri performance ya The Ben turi kuvuga ku byabereye muri arena wait muri arena urabizi ko tubona
wait umva Iki melody urumva oh sorry fungura mic yawe wa mutinze ntago turi kukumva ina your mic is muted fungura mic yawe sinzi impamvu yari yifunze maybe it's someone else umva mfise imibare yanje ku bantu bari Tema bizu okay Dumba kandi wowe umva so ndafise imibare je ntabwo ngendera ku bintu by'ibihuha umva ndafise imibare kuri performance ya Melody nari mpari ndafise n'imibare kuri performance ya The Ben bose nari mpari so ntabwo nshaka kuba biased umukozi arahari okay ntabwo nkeneye kuvuga birebire ariko umukozi arahari Bruce Melody thank you so much waduhaye igitaramo ciza cyane na The Ben ndamukunda ariko you the best okay ntabwo ibyo ari ibintu byo guharira I think kuri The Ben I had like 94,000 quelque chose kuri wowe ndafise like ibihumbi ijana na something else urumva so ndumumama abanzi baranzi urumva ndumumama akunda entertainment ndakunda kwishima et puis qu'est-ce que j'avais dit à autre chose est-ce que je ntabwo bikunda ko nshobora gutanga gift muri TikTok I don't know why ariko namusabye Dumba namuhamagaye ndamubwira ngo est-ce que can I had number yawe kugira ngo ndaguhe basi akabonane urumva ariko niba bishoboka ushoboye kugaruka muri Canada you are welcome we here for you nanje ndi munyakazi ariko si ndamukunda The Ben ntabwo ndi umuntu ufana umuntu ariko nkunda imiziki iwacu ndi umuntu wo muri East Africa I love it so if I can get something and I can share a happy new year with you just tell me okay thank you so much Dumba ze kugura nimero yanjye nta kibazo ikindi muri Canada nagira ibihe byiza nakoze amakonseri menshi abantu baritabira cyane nagerageje gukorana n'amabandi atandukanye aho ngaho experience ndayifite ntekereza ko ahubwo twabishyira ku rundi rwego niba The Ben ashobora kubona abantu benshi nanjye nkabona abandi benshi twubashyira hamwe numva byaba igitekerezo cyiza ubwo n'ama equipe yacu arabyumva yadufasha gutegura icyo kintu kandi murakoze I hope so okay anyway Godfather oui ndabizi yuko Dumba arabizi ko her sister ariko wowe turavugana nta kibazo ndafise his number Godfather can you please give me your number muri inbox please okay uravuga nimero ya Melody okay ya Melody yes ariko ni iwawe please iyi waje maze kumubagara kuri WhatsApp tusho mfisi iwawe ya hahandi no I can't give you a okay umva nkubwire Godfather ntabwo sinzi impamvu ariko ntabwo nshaka kuricharginga kuri TikTok okay check your WhatsApp nguhaye nimero ya Melody hanyuma reba nguhaye na nimero yanjye okay and thank you so much and happy new year I love you so much murabizi ndakunda u Rwanda ni igihugu ca mama wanje I'm a half Burundian I'm a half Rwandese so appreciate I love you all take care namaze kuri guhabya iyo nimero umva ubujyana mu kanya alright iyo nimero ya Melody nayiguhaye just a soda ariko it's okay Melody iyi nimero ise ubundi iyi nimero niba kuri momo cyangwa ufite nimero ya Melody niba kuri momo don't worry nimero nayiguhaye hanyuma urabona nanjye naguhaye ndabakunda a lot ndabizi abantu baratangiye bamutaza ngo ndakuze ngo ndumukecuru ngo ariko I know benshi barankunda thank you so much I love Rwandan parce que naba tante banje Bruce Melody please come back in Canada we will show you tuzaza pe love you bye you take care
Yeah. Okay. Undi muntu umwe Jamie nguwo Bruce Melody ubona ugatitira. Jamie and Mitch Mike. Jamie urahari cyangwa utumuri? Jamie wasanga yisinziriye. Jamie kandi azamutse none. Nguwo Melody impande yawe. Si wowe uhora kingura amatwi kubona Melody ugafunga amatwi. Yambu. Bite byawe? Imeze gute maze? Bro, Melody imeze gute grand frère? Imbere sana man, amakuru. Ni sawa gani? Va mu bintu bro, focusinga man ufite ibintu urimo uruko shoboka mu modoka. Bro, nariko nafatwa ino hasi nariko ndicara neza grand frère. None ugira ungi umutima. Era no. Era nakiriko arashize. Akili. Aho ni he? Uri mubi vyatari. Dore cyaji. Uri umwana mubi. Uziko kiri kuna kamera ahita mera nka buhinja. Kiriko zamura ingofero. Kiriko zamura ingofero man. Uri Burundi cyangwa uri Kigali? Gute. Aya nabandi kigaruka butabizi nakora iryo kosa. Kiriko Izi cyomba. Babyita kwiyanjuza. Wowe kumuntu yamutsada. Imeze mtese. Ariko felicitation grand frère. Nkwemera fo ntabwo ba. Ngoyo. Yuhu. Bimeze biti gisaza. Umusa. Aba bajene reka neza ni fresh sana. Aba batipe baje mfunguwe i Burundi. Baje kundeba mfunguwe i Burundi. Mani mbona ukuntu bameze mani mbona ukuntu bafite inyota yo gukora ibintu bya danje. Mukomeze mani mu support abajene bafite tala kandi bashyira ingufu nyinshi. Mukomeze David mtu afunga. Mukora kavuye badu. Ariko simufunge mulango ya gari. Smooth. Nani Rava? Yo. Wowe unayo ibitu. Iyo ufite urusaku ibintu birapfa so urapistry. No, ndabo je uva nasha twashikanye ndabo muramuse Melody bro. That's why. Ari he none? Achiyo. Okay, kiriko. Yo. Rero uye nkumwenye ndaseka. Ndasekeje. Kiriko. Agote man, Godfather ayo. Ubundi nandi kubwira Melody ko nta mufana wo gufana indirimbo ze. Kiriko we fana wowe. Uzafana indirimbo zanje ndakwiyama. Kuko nanjye sinifana gutumfana. Unshimisha kurusha indirimbo zawe. No, nawe ntabwo yifana Godfather. Gufana kurusha indirimbo kuko the way so you mu ndirimbo. You so funny bro. Ni wowe wanje. Okay, asante reka mbishime. Kiriko no performa wa danje bano mutakamira kiriko mujye mujya kumureba kabisa no mudanje kandi no musana ufite tala nawe aseringa karakteri bijya biri nababwiraga ya character ni danje abawe cyane yeah. Asante sana reka ndamu grand frère mukomeze ariko Melody nishimiye kuvugana nawe kandi nkwemera po kandi felicitation kabisa. Thank you so much.